wari wagira hano abantu bari kuganira ukumva bagize ku muntu runaka baravuze bati uriya we ni imfizi y'umurenge cyangwa se ni imfizi y'akarere. Ahangaha nta kindi babashatse kuvuga, babashatse kuvuga ko mu by'ukuri uwo muntu yiruka mu bagore cyane cyangwa se akabije mu kwiruka mu bagore, adashobora kuba yakwihanganira kuba yagira umugore umwe. Aha rero niba ari inshuti yawe cyangwa se niba ari wowe ubwawe ufite mwene icyo kibazo, uri mu byago byinshi cyane, kuko uretse kuba byakujyana mu cyobo kibi, cyobo cy'ubukene, cyobo cy'ibibazo byinshi bitandukanye, hari n'ibindi bintu byinshi tugiye kureba kwangiza mu buzima. Byaba ari ikibazo cyane gikomeye kuba uri umugabo ntubashe gukontorora irari ryawe, ngo ubashe gukontorora amarangamutima yawe. Mu by'ukuri abasore benshi ndetse n'abagabo benshi bisanga muri ibi bintu kenshi kandi nabo batazi uburyo babigezemo mu by'ukuri. Muri Jungle Time Show y'uyu munsi cyangwa se muri session y'uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bibi cyangwa se effect ziri negative ushobora guhura nazo mu gihe cyose ufite ino myitwarire yo kugenda mu bagore benshi cyangwa se gukundana n'abakobwa benshi cyane. Nta wundi wabategura ikiganiro rero ni Adidas Rwanda nk'ibisanzwe. Niba uri mushya kandi kuri umuyoboro wa YouTube turakurahikira gukora subscribe kugira ngo igihe cyose uzajye ubona ibiganiro tugutegurira ndetse ugakora no kukazojya kugira ngo uzajye ubona notification. Mu by'ukuri nutangira gukora ibi bintu sosiyete byanga bikunda izabibona, kandi nta kindi kizakubaho nuko bazatangira kugutesha agaciro cyangwa se bazatangira kubona utakiri umuntu w'agaciro muri sosiyete. Ni kenshi usanga abasore benshi cyangwa se abagabo benshi bivuga ibigwi mu gihe bari kuganira, bavuga abakobwa cyangwa se abagore baba bararyamanye, ndetse no mu bari ugasanga bamwe baryamanye n'abagera yewe mu gihumbi, abandi muri za magana. Ariko mu by'ukuri sosiyete nimara kubona ko ingeso zawe ari izi ngizi, ari byo byakubayeho karande, mu by'ukuri agaciro kawe kazagabanuka nta kabuza. Ahangaha rero sosiyete nta kindi izakubona nk'umuntu usanzwe, nk'umuntu biraho birasanzwe, kandi mu by'ukuri umuntu muzima, umuntu usobanutse aba akwiye kugira izindi nzozi z'uko sosiyete ikwiye kumubona nk'umuntu udasanzwe, nk'umuntu uri typical example. Ikindi kintu kizakubaho, agaciro kawe kazagabanuka ndetse na attention abandi bantu bakugirira yewe igabanuke. Ndetse yewe abenshi nibamara kuyimenya ntabwo bizakorohera kuba wabona urukundo nyarwo se ubona umuntu mwakundana ku buryo bwa nyabwo. Ese wari uzi neza ko burya umuntu wese ku isi aha agaciro icyo adafite? Aha rero nibimara kugaragara ko buri mugore wese ugushaka cyangwa buri mukobwa wese ugushaka yakubona, agaciro kawe kazaba katakaye nta kabuza. Ikindi kandi nukomeza kwiruka ku bagore benshi, nta kabuza ndakubwiza ukuri yuko urukundo nyarwo ntabwo uzarubona. Ikindi kandi bazaguca amazi ko bazabona ko utari umugabo ukwiye, nta matsiko bazaba bagufiteho habe na make, kuko burya umuntu akunda umuntu cyangwa se akunda ikintu adafite cyangwa se afitiye amatsiko. We mu gihe waba warabihaye ku bwinshi ntago bashobora kugukunda uko byagenda kose. Buriya kandi abantu benshi ntago bazi neza ko iyo uri kwiruka inyuma y'umugore cyangwa inyuma y'umukobwa, amarangamutima cyangwa se feelings yakugiriraga ziragabanuka, birayoyoka ku buryo uburyo yakukundaga cyangwa se uburyo yari afite amatsiko kuri wowe aracira, akabona ko uri umuntu uciritse hariya. Ibi rwose ndakubwiza ukuri ko bitazabura kuko mu gihe cyose wabiruka ku bagore benshi, kuko kugira ngo wiruke mu bagore cyangwa abakobwa benshi hari ibyo uzakora wibwira ko uri gukora ibyiza, ngo uri kubakeya, usesagura ibyawe, usesagura amafaranga ubagenera amagifti hato na hato, ariko mu by'ukuri agaciro kawe kazaba kari kugenda kagabanuka imbere yabo. Ndetse n'umwanya uzaba uri kumutakazaho azatekereza mu mutima we niba nta kindi kintu ufite cyo gukora uretse kuba waguma kumwiruka inyuma. Ikindi kintu cya kane, ese wari uzi ko burya iyo uri kwirukanka ku muntu akabona ko uri umunyantege nke bimworohera cyane kuba yakukoresha mu nyungu ze bwite? Aha ni hahandi azavuga mu kuba yamaze kubona intege nke zawe akakubyaza umusaruro mu bundi buryo, agashaka ko ari wowe uzajya ukemura ibibazo byose, ariko mu by'ukuri yagufatiye muri za ntege nkeya zawe. Aha ni hahandi uzasanga byorohera umukobwa kuko yakubwira kumukemurira ibibazo bye byose, cyangwa se umugore ko wamukemurira ibibazo bye byose. Aha ni uko azaba yamaze kubona ko uri umunyantege nkeya imbere ye. Aha ni hahandi azaba yumvisha ko icyo ari bugusabe cyose nta kabuza uri bukimuhe, kandi koko n'ubundi bikarangira ukimuhaye. Ahangaha nta kindi kizakubaho no kuzahora wishyura amabirizi y'abantu menshi cyane, kandi mu by'ukuri batazabasha no kuzirikana na rimwe. Aha bizarangira wowe ubwawe wiyibagiwe, usange uri wa muntu ushaka guhora ukemura ibibazo by'abakobwa cyangwa se by'abagore gusa, yewe n'ibyawe ubyibagirwe burundu. Ikindi nukomeza kwiruka ku bagore benshi cyangwa se abakobwa benshi, nuko nawe ubwawe uziyibagirwa ntiwimenye. Aha ntabwo uzabasha gufata umwanya ngo utekereze kuri bya bindi bifite umumaro kuri wowe ndetse n'abawe. Aha rero nibikomeza gutya bizarangira mu by'ukuri wiyibagiwe
bya burundu ndetse ahangaha ntabwo uzabasha no kwizirikana neza agaciro kawe habe na gato. Ikindi kintu kibisi kizakubaho mu gihe cyose waba wiruka inyuma y'abagore cyangwa se inyuma y'abakobwa benshi nuko bazatangira kubona ko nta kintu cyawe na kimwe gifite agaciro, kabone nubwo waba ubibatakazaho ku ngengo y'imari nini cyangwa se ari byinshi cyane ku bwinshi, ntabwo bazaba bakibiha agaciro. Uti kubera iki rero? Ahangaha impamvu ibitera nuko ikintu cyose wabonye ku buryo bukoroheye nta gaciro ubona cyaba gifite. Uzarebe burya mu buzima bw'umuntu ikintu umuntu abonye niyo cyaba ari gitoya ku buryo bungana bute ariko yakivunikiye cyangwa se yakibonye bimugoye agiha agaciro. Wowe rero mu gihe cyose waba ubaha ibintu byinshi kabone nuko waba ubaha ibihenze, ntabwo bazabiha agaciro cyangwa se ngo bazirikane icyo waba warabakoreye mu buzima. Ugomba kwibuka kandi ko uretse kwitesha agaciro wowe ubwawe cyangwa se n'umuryango wawe nawe uba uri kuwutesha agaciro, ndetse n'inshuti zawe kandi nazo uba uri kuzitesha agaciro. Ahangaha ikindi kibazo gikomeye nuko uzasanga ibintu by'abandi ari byo ugira priority, ibyawe ugasanga mu by'ukuri ntabwo ukibiha agaciro, ugasanga uri wa muntu ushaka gukemura ibibazo by'abandi mbere y'ibyawe. Oya, ahangaha uzaba wamaze kugipfa cyangwa se uzaba uri mu nzira itari nziza. Ikindi kintu kizaza muri wowe igihe cyose waba uri kwiruka ku muntu cyangwa se ukamwimaruramo ku rwego rwo hejuru, nuko uziyumvishamo ko uri dependent kuri we. Wa muntu uzumva ko ufitiye inyota nyinshi cyane, ukumva ko mu gihe cyose yaba adahari wahura n'ibibazo byinshi bitandukanye cyangwa se ukumva ko mufitiye inyota nyinshi. Iki nacyo ni ikintu kibi cyane kuba addicted ku muntu runaka. Ikibabaje ni iki? Nuko uwo muntu nawe ntabwo azakubona nkaho wowe uri dependent kuri we, ahubwo ikintu kiba kibabaje nuko usanga we aguca amazi, ahubwo we ka gaciro kenshi umuha ugasanga ntako ariko wowe akugenera cyangwa se ntabwo ariko wowe agufata. Ikindi kintu gikunda kukubaho igihe cyose waba uri wa muntu ukunda gushaka attention cyane ku bakobwa, nuko uzahura n'ikibazo gisa naho ari crise cyangwa se economic crisis, kubera ko mu gihe cyose uzaba ushaka ku approachinga abakobwa benshi batandukanye, umwe bizanga ujye ku wundi, umwe byange ujye ku wundi, kandi ariko ushaka kubereka ko uri umuntu usa naho uri high. Ahangaha rero mu gushaka kubereka ko uri high niho ibyawe byose bizajya bigenda bitakara, kabone nubwo byawe bigenda bitakara gahoro gahoro. Mu by'ukuri kuba wabasha kuba financially stable cyangwa se financially strong bizagorana cyane. Ikindi kibazo kizakuba gikomeye cyane no kuzazingama mu buryo bw'imitekerereze. Ntabwo uzagira esprit yo gutekereza ku buryo buri high cyangwa se bw'inzozi ndende. Uzasanga inzozi zawe ari inzozi ngufi cyane, ntabwo uzabasha gutekereza ku bintu by'ingenzi ku hazaza hawe. Aha kandi nukomeza kugira bino bintu byo kuba washaka gukomeza kwiruka ku mukobwa cyangwa se ku mugore runaka, uzahita uba impumyi kuko ntabwo wongera kubona ibindi bintu byiza bigukwiriye, ahubwo ubona ko wa wundi uri kwiruka inyuma mu by'ukuri ari we prioritaire. Ahangaha uzahita uba impumyi nta kabuza, utangire kubona ari we muntu wenyine mwiza cyangwa se ukeneye mu buzima bwawe, kandi mu gihe haba hari abandi mu by'ukuri baba bari ingenzi ku buzima bwawe ndetse no kumurusha. Ahangaha kandi ikindi kintu kizakubaho nuko amarangamutima yawe atazaba ahantu hamwe. Uzasanga uri wa muntu ubona buri mugore wese wumve uratwawe, wumve ntabwo ujya ugira satisfaction muri wowe. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, ntabwo amarangamutima yawe azaba ku muntu umwe. Ni handi uzasanga niba ufite umugore uzamuta ukajya mu bandi bagore, niba ufite umusheri uzamuta ukajya mu bandi bakobwa benshi ndetse batanamurusha n'uburanga. Aka kantu ko kubura satisfaction kakunda kuranga abantu benshi cyane, ugasanga kabone nubwo yaba afite umukunzi bamaranye igihe ariko aracyafite icyo twakwita irari ryo kurarikira abandi bantu benshi. Aka kantu niko kazakubaho mu gihe cyose waba uri wa muntu uhora ufite inyota urarikiye abakobwa benshi cyangwa se abagore benshi, cyangwa se mu gihe wiruka mu bagore benshi uzabura icyo bita satisfaction. Wumve ndetse wumva wifuza kugira cyangwa se kuba waryamana n'abagore benshi cyane barenze ibi, bimere nkaho wabaye addicted ku gipimo ndetse cyo hejuru cyane. Ikindi kintu kizakubaho nuko uzasanga uzatangira gutakaza za nshuti z'ingenzi zagega zikugira inama, ugasanga wowe ubwawe urabihunza cyangwa se nawe ubwawe bamaze kubona neza ko wamaze kuba addicted, uri wa muntu udashobora kumva inama bakugira kuko baba barazikugira rimwe kabiri gatatu ariko bakabona nta gihinduka kuri wowe, cyangwa se nawe ubwawe ukajya ubihunza kuko wumva ko ibyo bakubwira mu by'ukuri bitajyanye n'amarangamutima yawe y'irari. Kandi igihe cyose wamaze kurarikira umuntu
muntu uzasanga irari ryamaze kugutwara ndetse no kukontorora ubwonko bwawe ku buryo icyo undi muntu uwo ari we wese yakubwira mu by'ukuri uba utagishobora kucyumva. aha numara kuba addicted, inshuti zawe zizajya ziza zikubwire n'uburangiza urezisitinge cyangwa se ubabwire uti toka cyangwa se ubatukire no mu mutima usanga uti ibyo muri kuza nkumbwira ubundi ni ibiki. ariko mu by'ukuri numara kugera mu kaga, wamaze gutakaza utwawe, wamaze kurwara indwara nyinshi zitandukanye, wamaze kuruzinga umuryango wawe wasenyutse, nibwo uzatangira wicare ucurike umutwe mu maguru maze wibuke ibyo za nshuti zakubwiraga mu by'ukuri. ikindi kintu kizakubaho nuko uzasanga uzaba wa muntu uhora ushiftinga gahunda ze ziri prioritaire cyangwa se bya bintu byari by'ingenzi, akavuga ngo bino reka nzabikora ikindi gihe, ariko mu by'ukuri nta mpamvu ifatika, ahubwo ari uko yagiye muri bya bindi bijyanye n'irari rye. bya bindi byari bimufitiye umumaro yabitaye, ahubwo yagiye muri bya bindi bijyanye n'irari rye. niba hari ikosa rero ushobora gukora mu buzima bwawe, ni ugufata bya bintu byari by'inyungu z'igihe kirekire ukabisimbuza bya bindi by'inyungu z'igihe kigufi cyane, ryarari cyangwa se wa munezero w'akanya gato. ikindi kintu tujye kubwira nacyo cya nyuma ni uko sosiyete izatangira kubona nk'umuntu uri wiki cyangwa se umunyantege nkeya, wa muntu udashobora kwifatira umwanzuro cyangwa se gufata umwanzuro muri rusange. bakunzi ba Jungle Time Show, rero nizere ko niba wabashe kubana nanjye muri iki kiganiro wamaze gukuramo iby'ingenzi byakugira umumaro. niba uri umuntu wari usanzwe ufite mwene iyi miterere cyangwa se ufite mwene izi characteristic, nizere ko hari ikintu kigiye guhinduka kuri wowe ndetse amateka yawe yari kuzaba mabi akazahinduka meza. ndakurakira kandi kora subscribe ndetse ukakanda no kukazogera kugira ngo ujye ubona notification mu biganiro byose tuba twagutegura, kuko ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao, see you next time. Mwari muri kumwe na Adidas Rwanda.